bagaruka kuri Mama Chance yego yaraje mu ate Pastor Poso Mignone bawe bari bari mu kiganiro kivuga kuri Bernard na Apotre cyari cya Bernard yego aha sibyo kuki shobora kugira ipfunwe ryo kumva ko avugana ni ingaruka z'ukuntu abana barezwe ni ingaruka exactement abatugaburiye ibyo batugaburiye yego abatureze ibyo baduhaye abari ba data idini rega duhere no ku babyeyi n'idini buryihoreye sibyo duhere ku babyeyi ababyeyi bibiri avango menyereza umwana wawe inzira kiri muto azenda saza atarayivamo icyo uhaye umwana n'icyo umwonyeje nicyo kigira gute nicyo kimukoza none uyu munsi yemi urumva byabaye different umubyeyi aragabana na leta kuri responsibility akanagabana n'idini kuri responsibility hanyuma akanagabana n'isi uyu munsi umwana w'iki gihe agomba kuba afite agace ka leta nk'umubyeyi akaba afite agace k'umubyeyi wamubyaye akaba afite agace k'isi ariryo dini cyangwa Hollywood akaba afite n'agace uri kumva k'idini rye noneho reka nkwe nk'urugero ko hafi kugira ngo ubyumve neza uyu munsi kurera kuko abantu ubwashye ndakubwiye ngo birerera body bakayishakira mayonnaise ariko uyu mwana azavamo umukozi umurera mu Musanze mu Majyaruguru afite imico yo mu Majyaruguru kwa Nyabingi urikumva abana babimanukanye baramwereje yananiranye iwabo n'urugero cyangwa se situation de vie yamwangiye sibyo hari umwana wanga kwiga akavuga ati ngiye i Kigali kumbi ari ibyo isekuruza yavuze ati bazagukoreresha n'umwuzukuru wanjye azagukorera iburasirazuba iburengerazuba n'urugero nyine guhaye baraje barereza uwo mwana wose donc ibi biganza nyine bimwakiye imico yo mu Majyaruguru iri different niyo mu Majyepfo sibyo hagiyeho urumva screen ziba zihari na telefone ababyeyi basigaye bicara akavuga ati reka gutandushya abakobwa bagiye gushaka uyu munsi yarasenze biranga ariko mugenzi utanasenze ararongowe aratangira kwibleminga ngo asenga nabi ibijyanye no kurongorwa byo byihorere reka duve mu mwuka dukoreshe nuza statistique bararongorwa n'abandi barihi si dufite 52% tukajya 48 by'abagabo ayo kanese ubwo nifite ikibazo 48 se yo reka tuyigabanye tuyigabanye mu bya tuyigabanye kane 12 sibyo 12 ba mbere bamanuye amapantaro abandi bashyizemo pampa abandi bagiye mu rusimbi sibyo abandi bari muri premier betting uri kumva 12 abana b'abahungu bari gusova igihugu bari Eri Delegado abandi bari Darfur abandi basigaye hano kugira ngo umutekano ugende neza urarongorwa nande murarongorwa nande mwabakobwa bagiye hirya no hino hatandukanye gusa simba cinege tuganire sibyo umuntu utazi umwuka umuyobora abigitambo cy'abazi ubayobora narabikubwiye bwashize ngo umuntu utazi umwuka umuyobora abigitambo cy'abazi umwuka ugeze gute ubayobora i Kigali barasharinga nabashatse abana b'abakobwa ari kubabambura ariko za arya ni he sibyo ariko za Tanzania bana kaza zanye nuza na Mama Chance tukora ikiganiro urega ko president na Joe banabigarutseho ngira ngo bafite commentaire nyinshi ariko aha ndavuga ku isi y'umwuka yabonye ibintu bitambuka kuko tuganira yavuze ati nge n'umundi rumupfu ndumuzimu sindiho noneho ariko ikibazo gihari ibyo mu isi y'umwuka abona nge ntago mbibona ndinde kumuhakana byatumye nicara ndatekereza ndavuga ariko uyu muntu nta bintu abonye atabibona ariko nge ntabyo nanimbonye ejo bundi sinabonye ari kurira ku rugendo ameze nk'uri kureba ibyo mutari kureba ega bibiri iravanga ab'umwuka barondora ab'umubiri sibyo ab'umwuka barondora ab'umubiri kunzi bihumure TV muraho igitondo cyiza igicamunsi cyiza ndaza kuvugana namwe bigendanye n'amasaha muherereho mbasuhuza nkibisanzwe ndikuzo Emi so bwa mbere tubanye muri ibi biganiro ngira umugisha wo kongera kubana namwe ndi kumwe na Prince Robert kandi akaba umuhanuzi impamvu mbigarutseho nuko nzi neza ko hari amakuru menshi mukeneye kumenya kandi ayo makuru ni ngombwa ntabwo rero nza kuba ningenyine muri iki kiganiro ndaza kubana na Prince
Prince umeze neza? ndamahoro ndashima Imana. Okay, hanyuma rero hari ingeso nziza dufite yo kubanza gusenga mbere yuko dukora ikiganiro tugasenga kugira ngo dusabe Imana Data idushigikire muri icyo kiganiro. Data turagushimye kuri umutunzi w'imbabazi, tugushimira no kugira neza kwawe. Uyu ni umwanya mwiza tubonye w'agaciro udasanzwe. Ntabwo ni njyenyine muri iki kiganiro, ndi kumwe n'umuvandimwe Robert. Mwuka w'Imana muyobore muri iki kiganiro, ntaba ari we kandi nanjye ntaba ari njye n'abagiye kudukurikira, ubaho umugisha kugira ngo twese tubashe guhuza muri iki kiganiro mu izina rya Yesu, amen. Urumva ko nsenga? Nsenga nk'ushonje ibiryo biri ku meza. Rega buriya principe yo gusenga ni imwe gusa, pfa kuri gusengera mu mwuka no mu kuri. Yego. Kuko umuntu usengera mu mwuka gusa atari gusengera mu kuri aba afite ikibazo. Abantu benshi basengera mu mwuka ntibasengere mu kuri. Yes. Amasengesho yabo ni akumvwa n'umwuka basengeyemo, uri kumva? Yego. Ubwo ntaba ari no mu kuri. Kuko kugira ngo usengeshe umwuka iteka ukwiye kuba unasengera muri uwo mwuka ukuri. Ukuri rero ni Kristo. Hari igihe njya nzana ngo kuri social media ngasanga nk'umuntu akavuga ngo nkunda ukuntu ngo kanaka avugisha ukuri. Nabaza se koko buriya ko kubona ari ukuri? Kuko n'urugero umuntu ashobora kubaho yicara, uri kumva, akaba azanira abantu inkuru batazi, cyangwa se akavuga ibijyanye n'amarangamutima y'abantu abandi bantu batinya kuvuga. Noneho wowe ugahita ubyita ukuri, uri kumva, nyamara siko kuri. Ukuri ni Kristo ku muntu wamuhishuriwe. Iyo utaramuhishurirwa rero, uri kumva, byanze bikunze niba Kristo adakorera muri wowe, hari undi mwuka ukorera muri wowe. Kandi kontrere ya Kristo ni antikristo, kandi umwuka wa antikristo ni uw'ikinyoma. Exactement. Rero ubwo muri wowe so ni Satani, uri umunyabinyoma. Hanyuma rero hari abantu benshi batarakora subscribe ku Ihumure TV no kuri Yada TV. Yada rero ni channel ya Robert. Mugeho mukore subscribe, hanyuma muze ku Ihumure mukore subscribe, dukomeze uwo murimo w'ivuga butumwa. Iminsi irahita vuba kandi natwe turagendana nayo kugira ngo tuvane mu nzira. Reka dukora aga challenge gatoya. Umuntu uvuye ku Ihumure ajya aza kuri Yada ati I am from Ihumure, nakoze subscribe. None uvuye kuri Yada, uri kumva, aje ku Ihumure yavuga ati I am from Yada, sibyo? Bizajya biduha kumenya abantu bacu bavuye ibunaka bahaye ikaze. Aragakwezi twajyaga turirimba, ariko bikemu ngo rero azanye gahunda y'amakorago. Bikemu nawe atangiye ibintu sinzobiranye mu bantu nziranye nabo bamaze kugira project gera nko muri 5 batasohoje na Bikemu aba. Bikemu nawe uragice rwose. Aragantuza yarazanye project yarazanye ngo kamakorasi ya kera. None yo korasi nayo ntarayumva ngo niba turabakiriye abamarayika nabo bazabakira nyuma. Sinibuka ukuntu twayiririmba. Imana n'umwana n'umwuka wera babaho. Utwo twajyaga twakira abantu muri ubwo buryo, ariko sinzi iyo byaje kurangira. Mwagize neza muraza mwagiriye neza muraza. Rero tubaye n'ikaze namwe. Ariko abantu bakira babaga bizuye umwuka. Ariko nicyo ngiye kukubaza, ndashaka umbwire. Iyo abantu benshi bavuze ngo agakiza k'ubu ngo n'agakiza ka kera, nibaza ko mukwiye kubisobanura mu buryo bumwe nk'abavuga butumwa. Nta gakiza ka kera na k'uyu munsi, ahubwo niki cyaye ko agakiza ari kamwe, ahubwo niki cyahindutse. Oya, reka tuganire muri ubu buryo. Imana ni nyiribihe, sibyo? Ni igihinduka, ariko ifite ubushobozi bwo guhindura ibihe, sibyo? Bibiliya iravuga ngo ibihe byose bihora bisimburana, ni Imana ibigeneraho ibihe byabyo. Rero abantu ba kera hari icyo bari bafite abo uyu munsi badafite, nkuko nabo uyu munsi hari ibintu bafite aba kera batari bafite. Reka mfate nk'urugero rwa hafi, sibyo? Umuntu ukijijwe ntahindurwa n'ibihe, ahubwo ajya mu bihe, sibyo? Umuntu ukijijwe ntahindurwa n'ibihe, ahubwo agenda mu bihe. Nkuko Imana itahinduka, niko n'umuntu ukijijwe aba mu bihe ntahinduka. Kamfate nk'urugero rwa hafi nka evangile ya kera, njya mbona n'abasaza barwana ni generation Z uburyo bayibwirizamo bikabananira.
ugasanga bagiye bikontraduiza bitewe n'uko generation ziri kubacanga. Nka generation y'uyu munsi kwihana sibyo ni ibintu batumva no kwatura n'urugero uri kumva rero bisaba kubabwiriza ukoresheje ama preuve ibimenyetso donc ibihamya icyo bita ibihamya bihamya icyo kintu uri kuvuga icyo buhamya icyo kintu uri kubabwira kuko ntibemera batabonye ntago bemera batabonye. Kabiri ibibarangaza byabaye byinshi kuruta uko abakera barangaraga sibyo ibigoyi bibabuza kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana byabaye byinshi. None se uyu munsi Bibiliya iravuga ngo yobora umwana wawe inzira akiri mutoya azenda asaza atarayivamo. Urumva iri guha responsibility umubyeyi ariko uyu munsi umwana nagakira uw'umubyeyi gusa. Yes. Yabaye uwa leta aba n'uw'idini aba n'uw'ifaranga sibyo utwo birangira aho umubyeyi wamubuze. None Satani yagambaniye ababyeyi ku rwego uri kumva nabo usanga bari kurira batazi uburyo bari kuriramo. Uricara reka nkwe nk'akagero gatoya urabyara umwana uri kumva ugaheruka umubyara kubera isi yakugambaniye uramubyara ukimubyara ugahita umukubita umukozi avuye mu majyaruguru. Umukozi akaza abantu bo mu majyaruguru imico yabo ikakunanira niba abantu ikiza ni ikiza ikibi ni ikibi. Umukozi yagusa buta ngo kuko ushaka kuba mabuja buriya mwiyukoje nk'umukozi uvuye mu ruhengeri cyangwa ibyuma ushaka kumbwira ati wakoropye ahantu akavuga ati nge ntaho nkoropa ngiye ku ishuri njyanye umwana ku ishuri nawe ntacyo uri gukora akaba arakunaniye ugahita uzana umwana w'ibutare ukuma na za Nyanza avuga ati ndagufeta ariko intebe ndazikoropa ariko ndakoropa aho ureba ubwo umwana niko ari kumira imico uri kumva hakaba hari katuni yicayeho abo muri Amerika nabo ati natwe tuzamushyikiriza n'urugero cyari gatoya uri kumva ntabwo urahura n'akana kagiye ku ishuri mu gitondo cya kare kare bagateruye n'ibitotsi saa 11 cya bro uribuka njye muri niyo turi kuri radio arukana ajya gacanga dudundara ya ku muhanda ngo dutegereje imodoka ubwo imodoka itujyanye za Gahanga bari hano saje n'urugendo kagenda gasinzira imodoka akubira ibintu ntibigabanya ubwonko bw'umwana bitabugabanyeza urumva ariko Minisiteri y'Uburezi kubera ko yabyemeye nta kundi jita yanjye ryo ndikukubwira ko umwana ubasigaye afite n'ibiganza bigiye bitandukanye sibyo noneho nk'ifiridi y'uburezi buri muso ari ibintu njya mbona aba ba bishop n'aba apotre ngo bakaze babwiza bakavuga ngo ku misozi 7 y'ubuzima nibigishe donc amanyanga n'amarigonda ahishe muri by'iyi misozi amabi yihishe. Yes, bakanahamagara abakristo babo kujya kuyifata uri kumva batababwiye impamvu Satani yayishinze kuko yashinze none si imisozi y'ubuzima waruzi ngo ninde wayishinze so jya ukora ibiganiro bya ekonomi uzantumire tuganire ikiganiro cya ekonomi turebere hamwe ibintu biba kuri iyi misozi urumva na connection zihaba. Ubwo ikiganiro cy'ubutana cyo tuzakora ikiganiro cy'ubutana tuzagikora urumva ariko reka nk'abadovari nk'akantu urumva uzarebe nakubwiye ngo Satani ahisha hehe ubwashe tuganira mu marenga mu nyandiko mu mvugo no mu bimenyetso. Abantu mudukurikiye mugende murebe ikimenyetso kiba kuri ambulance sibyo murebe ikiba kuri pharmacy murebe ikiba kuri OMS sibyo ariko ibyo niko nabibajije bakamporobeka baraguhorobeka narabibajije barambwira ngo nuko indwara nyinshi ngo ziterwa n'inzoka ariko niko muganga yambwiye kuko jewe nabonye biranconfusing kandi babyuga ko n'umunsi kazi ngo tuzaganira ku bintu by'ibimenyetso bimwe na bimwe ariko icyo kimenyetso urakivuze ndabyibuka ngiye nabajije umudokiteri jeunesse yashika ngwariyeyo abona nari maze igihe urumva bituma nonongera na connection yo hafi n'abaganga ndabaza ko kuki ibintu byose bihuye na sante la majority bifite ikimenyetso cy'inzoka imeze kuri nuwongera guhura nayo cyane ufite contact ye uzamubaza inda ya Socrate barahira ukuntu gagarase nta menyera yagiye hanze. Okay, reka tuzategura icyo kiganiro sibyo tuze tukiganire nakubwiye ngo kubwiriza generation y'ubu ngubu isaba ibimenyetso tutegura ikiganiro biri in deep rukumva kuko ibintu nk'ibyo biba bisaba ko ugomba kuba wabiteguye sibyo. Ariko byanze bikunze icyo kimenyetso ibyo bambwiye baramporobetse ntago ari inzoka baragorobetse
ariko ndahuma niwe. Mwami Yesu yageze kubwira abigishwa bavuga ati mwabahungu mwe dore mbatumye mu aryana mugire ubwenge yego ngo Adamu na Eva ngo yaje gushukwa ngo n'inzoka ngo yarushaga ako bantu mwagiye musoma Bibiliya mukanumva n'amakoda arimo ngo yarushaga izindi nyamaswa ubwenge mukanya ukumva ngo bakora Satani ngo bafite ubwenge bw'inyamaswa abantu igosha abantu ntago basoma Bibiliya ngo Imana ngo yabwiye ngo Adamu na Eva uri kumva sibyo ngo ibiti byose byo muri ingobyi murabyemerewe ngo usige igiti kimenyesha ikibi ni icyiza ngo cyari igiti umuntu agahita ajya mu bwenge akajya gushushanya ngo cyari igiti ngo kisoromwaho ngo urubuto rumwe ari icyiza ngo urundi ari ubundi icyaha ni rwo rubuto abantu bose basoroma barwita icyiza bagasaruraho ikibi cyangwa se bakagisoromaho cyita ikibi bagasaruramo icyitwa icyiza. Icyaha ni iki muri Katolika bakahita batwigisha ntabwo nshaka ko nyine gucalenjinga ngo tuvuge ibintu byinshi cyane ngo ni ikintu cyose umuntu akora hanyuma icyo yibwira agambira mu mutima ni ikintu cyose umuntu akora ngo kikamuteranya n'Imana ngo n'abantu ko tubona Dawidi ashobora kuba yarafitanye ikibazo n'abantu uri kumva ntacyo afitanye n'Imana. Sawuli akaba nta kibazo afitanye n'abantu agifitanye n'Imana. Imana yajya kuvuga ikavuga ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko ngize gute nshaka kugeza n'uyu munsi Emi abantu bose bafitanye ikibazo n'ukuntu umuntu witwa Yuda yarimbutse bakakigirana n'umuntu witwa Petero bakabona Petero niwe munyamabi paraporo yande ya Yuda kuko hari n'abagwa n'ingingo uri kumva ariko iyitegereza mu mutima ikamenya umunyamabi uri kumva ikamenya n'uwo kugira gute mbese izi wakoze ibintu yagambiriye gukora ibyo bintu izi n'ubikoze nk'iki nk'utunguwe. Icyaha ni umwuka umenyesha umuntu ikibi n'icyiza. Niyo mpamvu Imana itanga imburo ikavuga ngo nzabaha umwuka wanjye mbakuremo umwuka wa cyane. Ezekiel wabyanditse 3:6 uri kumva 16 uri kumva nzabaha umwuka wanjye mbakuremo umwuka wa kera mbaho umutima mushya woroshye nk'iki bakuremo umutima ukomeye nk'ibuye. Reka nkubwire mbona akenshi nkunda kubona n'abantu benshi bakunda kubwiriza ugasanga umuntu yaje ahagaze hano ngo idini ni ribi uri kumva ngo ni muri vemo uraribavanamo ubajyanye hehe manzi ubabwire nibura bamanze barikizwe. Sibuka ko nyamubwira ngo mbere yuko ukizwa ibyaha n'ibindi manzi ukizwe idini kugira ngo niryo rizana ibyaha byaryo bisange wararikijijwe idini ako ntituzayiburamo ibyo byose ntituzayiburamo ariko ku muntu iyo urikijijwe sureba iyo uri mu ADPR wakijwe ADPR nta kibazo ugirana nayo utuntu twose ADPR zano usanga waradukijijwe. Iyo uri umuporoso wakijijwe abaporoso iyo uri umukatolika wakijijwe Kiliziya Katolika ukayikizwa amanyanga n'amarigondi n'ibyiza n'ibibi byabyo yazana bisanga wararikijijwe. Ariko abantu benshi bamanza gukizwa ngo ibyaha kandi wanakora n'ubushakashatsi ugasanga ntibigeze babivamo kuko abanyabyaha baba mu byaha abakiranutsi bakagwirirwa n'ibyaha. Iryo tandukanye abanyabyaha ababa mu byaha abakiranutsi bakagwirirwa n'ibyaha kuko bari mu isi y'ibyaha n'abantu babiri batandukanye badakora ibintu bimwe. Yes no kubijyamo none se reka nguhe nk'urugero rwa hafi ikintu kikubwira ko uri umunyabyaha ni uburyo uhungamo ibyago ujya mu byaha. Uburyo uhungamo ibyago ujya mu byaha naho umukiranutsi ashobora guhunga ibyaha akemera akajya mu byago. Niba uri umukobwa ukaba usamana kugira ngo ubone akazi kubera ko ubushomeri bwakuriye uri umunyabyaha. Ariko umukiranutsi w'Imana ashobora guhunga ubusambanyi mu kazi akava mu kazi akemera akajya mu bushomeri yiringiye Imana ko izamurengera. Uko ni ukuri yego kandi ariko nanone abazatindana ukuri ni bake kuko kugira ngo urye muri iki gihe ni uko ubukoresheje ikinyoma. Ntabwo ariko abantu bose buriya indaya ni benshi ariko si bose tuganire indaya ibizi ko nta abandi bantu bose ari indaya. Umujura akabazi ko abantu bose ari abajura ariko nyamara suko abantu bose bari mu isi ari abajura suko ari n'indaya. We yibwira ko ari benshi nyine ushobora kubaza akavuga ati aha twese turi ati nta n'isugi wabona mu rugo zirahari. None ubwashize nakubwiye ukuntu abantu ikintu bapfa n'Imana ni ukutagira umutima uciye bugufi.
Nese ugira ngo Imana yapfuye iki na Adamu na Eva? Nitunda bari bariye kuri ubundi yuzuye imbabazi. Ikintu bapfuye nyikubwira. Imana yaraje ibaza Adamu, iramubwira ngo wakoze iki? Kuko Imana iza kubaza umugabo. Buriya muri responsibility umugore ashobora kukuzanira niba utabasha kumujera. Urukumva Imana yaza hano muri urugo ntize kubaza umugore wawe. Akaba ari we iza kubaza kuko niwe mutwe akaba umutima. Sibyo? Ibaza Adamu aho kugira ngo asabe imbabazi avuga ati natsinzwe. Yesu avuga ngo umugore wampaye. Ahita ashyira Imana mu makosa. Umugore wamubaje ati ariko ubundi iyo utarema iriya nzoka ibi byari kuba. N'uyu munsi niko abana b'abantu bameze. Umuntu arajya gusambana nkaho yakomeye ko atsinzwe ko ari umusambanyi, ngurumva ngo Mana ngura mugore w'umunyamahane wampaye. Arikuba gitama umugore gumeze gutya. Akusuba abantu bose bafite abagore b'abanyamahane niko bajya gusambana. Wakemeye ko watsinzwe uriko uyu mugabo wamaye ngurumva ngitama umugabo umunyamatiku ngo umunyamahane ubu ni ufite umugabo umunyamahane muri Rwanda. Ariko nibaza ahantu uruhare ni nacyo nashaka kudutindaho gato. Nibaza uruhare rw'Imana muri ibi bintu. Igihe cyose umuntu avuga ngo narasenze ngo Imana mu mugabo, ariko basenganye nta warabona. Dusigana ikibazo cyo kwibaza ngo ese we ntiyasenze ngo imwumve. Uri kurabona nge nawe tugiye gukorera perime, ukoze rimwe urayizana, uzi unashima Imana watangaye unabigiye kubivuga mu rusengero, ngiye nkoze inshuro wenda 3. Sibyo? Icyo mbaza ni kimwe, ni uko we wasenze cyane gakumva kubonye umugabo, ni ukuriya atazi gusenga. Ese ntuzi ko bigaruka umuntu yibaza ngo niki cyatumye ngewe itanyumva, agatangira kwishinja mu mutima ko yasenze nabi cyangwa itamwumvisha. Ariho benshi baturumbuka bakajya kwiyiriza, akiyiriza wenda iminsi 2 cyangwa 3 ashaka icyo kintu ntikinabe. Buriya uri mu banyamakuru nkunda bazi kubaza, ngiyo kunumbana nabo umunsi ku munsi, banzi abanyamakuru bazi kubaza n'abandi baba bari aho ngaho. Hari nk'umunyamakuru ntajya kwirwa interview kubera izihe mpamvu uramuganiza akajya yikiriza gusa. Manu uzagiye umara nguzi ko ari byo koko. Okay, reka tubize noneho rero sibyo. Buriya hari igihe nyine yumbaje ikibazo uhita numva ibintu ushaka ko tubiza nabirambura bigahita biba binini kubera izihe mpamvu. Ubugari bwabyo. Tugira abantu bavuga ko bakijijwe, sibyo? Bamara gukizwa ntibamenye ko gukizwa ari urugendo, ari inzira nyine ijya mu ijuru. Noneho kabiri ntibamenye ko ifunze, sibyo? Gusa uwayishuriwe niyo yaba ari umuswa ntago ayiyoba. Iyi nzira nakoze ubushakashatsi harimo amakorosi. Buri umuhanda ugira amakorosi 2, sibyo? Ariko muri ayo makorosi hari ibari ry'iburyo n'iry'ibumoso. Muri aya makorosi y'iburyo n'ibumoso, iyi nzira ijya mu ijuru nabonyemo amakorosi agera kuri 6, ariko hari undi dukurikije ushobora no kuba yabonamo n'irindi kuko umwuka w'Imana kwishura bingana no kutekereza. Aya makorosi ni ayahe rero? Ikosi rya mbere umuntu ahura naryo ari kujya mu ijuru niryo bita gutsindwa. Hari igihe mujya mu rusengero, reka nkuha akantu gatoya kugira ngo byumve neza. Ukabona umuntu mu rusengero araje yigishije prosperity gospel, mucakira amazu, mucakira visa, mucakira amamodoka, mucakira abagore beza, bakasimbuka mu maranga mutima. Uri kumva akageza kuko ari formule wenda idini ryashizeho, akageza igihe cyo kwihanisha abantu. Yavanga abantu bashaka kwihana bahaguruka batsinzwe n'ijambo, sibyo? Ukabona abantu barahagurutse. Uri kumva mwabanyamadini mwe namwe mwabari muri mwe nimukajye mwishuka ngo mugire ngo bari abantu batsinzwe n'iryo jambo muri kubigisha. Babatsindiwe mu rugo bakaza baje gushaka aho bahungira, kuko ijambo ry'ibiryo ntizabatsinda. Niba ari indayi isambanika ry'inkoko, uri kumva ntago wabwiriza ko bazatega bakabona visa ya Dubai wajyayo ngo iryo jambo rimutsinde. Ahubwo umwuka w'Imana wamusanze mu rugo ukamutsinda ukamwemeza iby'ibyaha. Niko isezerano ryayo rivuga. Ngo uwo nazi cyambere azakora azabemeza iby'ibyaha, kabiri azabigisha, azenda ku bya data agira gute abibigisha, azabamenyesha ibyo nagize gute ntabamenyesheje, azabayobora inzira yo gukiranuka.
noneho uyu muntu amaze gutsindwa, turi kugendana muri step yo gutsindwa. Rero umuntu watsinzwe urukumva amasengesho ye ntabwo aba yagatangiye kugenda akura mu by'umwuka, aba akiri kwiga ibya mbere bya Kristo. Uyu muntu umusenganye Imana ishobora kumuha amata y'umwuka adafunguye, yayisaba perime igahita iyimuhereza direct. None wowe uri mu ikorosi ry'urugendo rujya mu ijuru, ugeze nko ku rya 5, ndaza kurigeraho naryo nubishima ko turiganiraho, ikabikwihoreye kuko umaze gusobanukirwa kurya imyumbati bro. Uyu muntu utsinzwe rero hari n'abandi bari muri step ya 2. Abenshi bagwa mu nzira, uri kumva kuri step yo gutsindwa, abantu baratsindwa ejo bakongera gasubira mu byaha. Hari none uhita utsinda, none akamenya ko batsinda, ari step ya 2 yitwa gutsindishirizwa. Iyo umuntu amaze kuba surrender, yayamanitse amaboko akaba ati none Mana ndemeye, hahita haza utsindishiriza. Niyo mpamvu Yesu yitwa umukiza. Yesu akamanza kugira gute kumutsindishiriza. Urugendo rwo gutsindishirizwa rero rurakomeye. Dutsindishirizwa na Kristo mu buhe buryo? Aho niwe utangiye kumenya ko ari we uduha imbaraga, uri kumva ari we udushoboza. Natwe twari dupfuye nk'abandi bose, uri kumva iyo step hari abayigeramo nabwo bakongera kwakira Yesu bikabavanga neza. Step ya 3 ubwo ndi kwihuta, ni Imana nibishima ari twazabiganira n'urugero, kuko hari icyo bita kuzura umwuka wera. Abantu benshi bazi ko kuzura umwuka wera ari ukuvuga indimi, yewe niko n'abapasiteri benshi babigisha. Ariko kuzura umwuka wera ni ukuba ibineza by'ubumana, umwuka w'Imana uri mu misokoro no mu buzima bwawe, nimvuga mu bugingo, mu buzima no mu mwuka. Donc umwuka w'Imana none akaba ari ugitangira kugira gute ukuyobora. Abantu benshi bazi ko kuzura umwuka wera ari ukuvuga indimi, ariko nta gihe urabaho uri wenyine cyangwa se kumwe n'abandi bantu ukumva ufite ibihe byiza byo mu bumana bidasabye kuvuza uvuga indimi. Iyo neza nayo mahoro atari nk'ayabisi, izo ni imbaraga z'umwuka wera, ni ibiriri by'umwuka wera biri kukuzura. Cyo koza kuvuga mu ndimi ni imwe mu mpano z'umwuka wera. Ariko ubu hari abantu bari kuri step yo kuvuga ngo kuko ngewe navuze zizi, uri kumva ngewe nta mwuka wera nuzuye. Hari naho bamwe babyigana, uri kumva mfite umwana w'umuhungu w'ishiti yanjye, uri kumva naganyinisha filime bro, yigana indimi. Uravugisha ukuri? Taya biri gora fora darara, uri kumva no mu nsengero hari abapasiteri bajya bahamagara abandi, uri kumva sibyo, ngo baze babigisha uko bavuga indimi, kugera ku rwego bamwe bajya no gucurisha no gucuna, uri kumva no guhanjura, bakaza ni babandi bahuha nk'abantu, kubona abantu bari kugwirana ngo buzuye umwuka wera, kubera iyo nyota yo kutamenya icyo bita kuzura umwuka wera no kugira impano z'umwuka wera. Sibyo? Iyo umwuka wera aje muri wowe niwe utangira kumenya ngo ndagukoresha iki. Bibiliya iravuga nko mu mihamagaro, iravuga ngo bamwe yabahaye, ariko amadini atanga bamwe abaha fonction, ariko umwuka wera watanga umuhamagaro, kuba abahanuzi, kuba bigisha, kuba bavuga butumwa, kuba intumwa, sibyo? Donc kuba abashumba, sibyo? Uwo ni umuhamagaro Imana itanga. Kafate nk'urugero rwa hafi, hari idini na rimwe rimpemba, nese ubu bivuze ko nakora responsibility za gishumba? Yego se azikora bro, none ndazikora, sibyo? Ariko uwo ni umuhamagaro Imana yampaye, ariko nta dini na rimwe ryigeze rima fonction. Hari nabo ba fonction mukareba umuntu naranakura mu by'umwuka, ntiyigeze yiga ijambo ry'Imana, uri kumva? Ariko kubera ko wenda Robert wowe uvuga ukuri ku ijambo ry'Imana, tukaba tudashaka ibyo bintu byanyu muvuga tutabishaka, dushaka abasiyaseri atera siyasa. Buriya nkunda abanyapolitike kurusha abanyamadini. Nkunda abanyapolitike kurusha abanyamadini, kuko ngewe kugira ngo mpemukirwe n'umunyedini nahemukirwa n'umunyapolitike. Bo bintu byo biba biri strict. Ni yashaka no kuvuga ngo wenda yaguhemukira cyangwa se yagira, amanza kureba ko ibintu agiye gukora bijyanye n'amategeko. Aho n'iyo ngiye kukubwira, niba bivuga ko ibice byinshi mu isi, yego, ya misozi ngahe yose isa okay, pourcentage nini bubatse ikinyoma. Yes. Ese murabona ko no mu idini ryazanye ishusho yo kwiyitirira iyobokamana,
naryo ryubatse ikinyoma ku mibare iri hejuru kuri izo pourcentage. ariko se abantu mudukurikiye reka tuganire wenda tugiye kuri uyu musozi tubaho wa media and entertainment sibyo kuko tusa nk'abayifatanya yombi uri kumva turebe n'ibinyamakuru bivuga ngo ni iby'iyobokamana ni urugero ese koko responsibility bikora ni iyobokamana fonctionnement bikora ni urugero twere kujya gutunga amadini y'abandi urutoki sibyo tubanze turebe iwacu ariko nyine ariko aricyo dushingiraho si umunyamakuru ngenda tujye tuganira ariko aricyo dushingiraho Robert abo bafite ibyo binyamakuru yego ni abana b'abapasteri ni abana bo mu nsengero barezwe n'abadiakoni ni abaririmbyi n'abapeza b'amakorali ni abafite inshingano zikomeye mu rusengero mu idini ariko wibaza suruse ni yobora umwana wawe inzira akiri mutoya ndasaza banze kuyivamo data niko yaje niba sohera kureze uri kumva akakurera gute akagufata mu biganza sibyo akakubaka akakugeza kuri uru rwego uri kumva abantu rero bari gushaka kureka kwerekana amashereka wonse sibyo ego reka mfate nk'urugero rwa hafi reka tujye tuvugisha ukuri urabona abantu bahungu ba Kaniziyo sibyo na Joel urukumva ni abanyamakuru nyine bagenzi bacu ejo hari ikiganiro nakurikiye kuyobokamana abantu dukurikiye mugende ikiganiro Joel yakoranye na President mugende mujye ku munota wa 14 ubwo impamvu ndi kubikubwira sibyo gitangiye ubwo ndi kubarangira aho iyo version nibatagikuraho uri kumva n'urugero nyine guhaye ku munota wa 14 n'amasegonda 21 kugeza kuri 16 n'amasegonda 45 mugende muhajye Prezire Joel ari gutuka Prezire ngo wakigorgiwe siko ngo ubundi ngo ninde wakubwiye yuko Severese biri mu kiganiro ngo ninde wakubwiye yuko ngiye ngo mvugana na Minyone ubwo nturi kuneza abanyamakuru bagenzi banjye n'urugero nguhaye nese Joel niba uri ku rwego rwo kuba ufite ipfunwe ryuko uvugana na Apotre Minyone uri kumva kandi ari umubyeyi ukuze umubyeyi ufite itorero n'urugero nyine nguhaye already on your mind you have some things you hide kuki wumva utari fear yuko uvugana nawe yarabihakanye none se nakubeshya jyawo n'urugero nguhaye sibyo uri kumva kubera iki uko twagiye turerwa uko twagiye dukuzwa uri kumva biratwafecta icyo gihe ndarenganya ababyeyi batubyaye bakaturera yes ariko se umwana we ntiyakwiha ingobyi umwana we ntiyakwiha ingobyi yamenye ubwenge kibuka okay katwigaruke nari kuvuga ko za step zo mu rugendo rujya mu ijuru ako nta kare kanyuzemo sibyo noneho hari sitwari tubonye ko kubatizwa mu mwuka wera hari step ya 4 sibyo step ya 4 ni step yo kubatizwa mu muriro bundi Bibiliya ivuga neza bangwa Imana abamarayika bagize imiyaga abana b'abandi bagira umuriro ryari aha rero ni wandi wa munasenga ubwo ndacyasubiza ikibazo cyawe ni handi umuntu asenga akeneye umugabo umwika mwihorera mu bumana bwayo kuko ikora ibyo ishaka ntawe uyibaza ngo urakora iki sibyo ikamusubiza undi ntimusubize kubera ko step y'igipimo mugezeho biratandukanye sibyo wowe Emi uri gutsindishirizwa undi ari gutsindwa uri kumva Emi uri kubatizwa mu mwuka wera cyafite ibineza neza by'umwuka wera wajya kubona umuntu ukikubatizwa mu mwuka wera atarakura uri kumva ngo agere kuri standard ndaza kukubwiraho sibyo abashyushye gusenga ibiki byose abona uri kumva ariko yatambuka 2-3 gatangira kubona ko yatangiye kubatizwa mu mubiriro kubatizwa mu muriro Imana itubatiza mu muriro gute akeshi ibi bintu mwita ibigeragezo bamwe bibatsinda akabata Imana ntabwo nzi ko bizagenda gute nkuvuyeho ndakujya ni igipimo Imana ishyiraho abantu uri kumva ikagushyira ku munzani ikavuga ati rero wewe ngwino ngumbwire uvuye hemvuye kuzerera mu isi hanyuma witegereje umugaragu wanjye yo bukunda nyiranukira reka iyo dufera Imana tubwanga Imana turayikunda ntabwo Imana ikangwa n'utu tugambo tuvuga ahubwo Imana ikangwa no kuvuga ati wamaye Isaka ntamukeneye mereza Isaka nubwo ntamukeneye mereza Isaka ndebe uko bimeze uri kumva abahungu babo batije mu muriro uri kumva bahamye ijambo rikomeye abakristo bagakwiye kuba bubakiraho baravuga Imana yacu nahitadukiza haleluya uri kumva abagabo uwitwa Hamani yagiye kubabatiza mu muriro bari Babuloni
avuga ati rero mba mbabwira ahasubira ubami bamereze ndashaka kubarangiza bose. Umugabo umwe aravuga ati ubwo tugeze mu kubatizwa ku muriro reka dutume kuri Esiteri. Amutuma ku magambo akomeye atuma kuri Esiteri. Yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo nawe utatuvuganira ku mwami iri mu ijuru twiringira. Haleluya. Basha kurengera abayuda. None erega ubwashize narakubwiye ngo imbaraga zacu twebwe abizera ntabwo zishingiye hazaza, zishingiye mu hashize. Iby'Imana yakoranye natwe hashize nibyo bikomeye biduha ko nibiri imbere Imana izabikora. Haleluya. Sibyo? None Dawidi yatsirije Goliyati. Yaravuze ati ngewe mu ntwaro z'Imana nyenye mukuri. Mbo Goliyati cyambere ntukebwe nakuvumbuye. Ubundi reka nkubwire Emi. Nujya ujya no mu isi y'umwuka ugiye kurwana. Jumanze ureba aho ubuhanganye nabo. Nubwo bafite amacumu n'uducumu. Hari igihe uhangana n'umuntu ukabona afite amacumu n'uducumu. Uri kumva? Ariko wowe hagarara mu mbaraga zuri muri wowe. Kuko Yohana aravuga ngo bana bato nimugire ubwo uri muri twebwe aruta uri mu bisi. Koko hari igihe bano bantu bari kudukurikira n'abakobwa bakuze, n'abagabo se cyangwa abahungu bakuze, cyangwa se babuze urubyaro, cyangwa se n'abagerageje gukora ibintu runaka bikanga mu isi kandi barasenze kugira ngo bikunde. Rimwe na rimwe benshi batakaje ibyo byiringiro ku buryo atakibisengera. Ubu sinakumvisha amajwi ariko mwumvishije ijwi, unakumvisha ijwi ry'uwambwiye ati niba inabaho ni ibyigumanire. Uwo mugabo ni mwigumanire. Twaraganiye hano. Hari abantu bakwiye ku Imana ikwiye kubabarira ibicumuro byayo. Nyine bavuga ngo Imana yarabacumuje. Sijya umuntu avuga ngo Imana yaramucumuje. Donc bataragera ku standard yo gutekereza ko Imana idacumura ahubwo imbaraga zuko umugabo witwa Yakobo baramubaje ati ufite imyaka ingahe? Avuga ati wa muntu we atubu kuyibara rero bigiye kungora. Niyuruze rero. Hari igihe umuntu amara imyaka 10 avuga ngo ari gusenga ariko Yakobo yaranditse avuga ngo murasenga nimusubizwe kuko musenga musaba nabi. Sibyo? Turi kugendana. None umukobwa muri aje yo gushaka. Umukobwa ubundi nta myaka yo gushaka ibaho. Ntayibaho. Ahubwo habaho gushaka ukwiriye. Sibyo? Urumva nk'icyo kibazo baje ni ikibazo cy'urushako. Mu rushako hari impamvu zo gushaka. Sibyo? Abantu iyo bagiye gushaka bashaka bitewe n'impamvu. Buri impamvu y'urushako ikomeye kurusha urushako. Hari umuntu ushaka kubera amoko. Iyo akamogo se. Kosubwo nozo kuri turi abanyarwanda. Akavuga ati uguru atari uwo mu bwoko bwacu hejuru cyane sinzamushaka. Uwo muntu urumva ko impamvu ye yo gushaka arahishingiye. Hari umuntu ushaka ashingiye ku bwoko. Okay. Sibyo? Akabati Imana ndi kubona ngiye gupfa nashatse uri kumva? Agahita ashaka kubera ubwoba. Hari umuntu ushaka kubera depression. Sibyo? Nk'uwo muntu bigatuma ajya gusenga ariko ntaba ari gusenga Imana by'ukuri ahubwo asengesha depression. Sinzi niba uri kunyumva neza. Kabiri tubere dukwiza abantu kuri ntago heza azarinda agaruka abantu bose barashatse. None se dukoreshe icyo bita analytic. Dufate wenda n'ujye nk'isosiyete yacu yo mu Rwanda. Iyo ugiye kunuza muri statistique bavuga ko abagore ari 50 na kangahe na 2%. Abagabo ari 48 kuki kwijana. Reka noneho turebe abo 48 bakeneye abagore. Ubwo 4% gafite ikibazo ko kazasaguka. Ari nabo bavuga ngo Kigali barasharinga. Sibyo? Turi kugendana. Reka noneho turebe 48. Tugabanyemo 4. 48 kugabanya 4 kangahe 12. Kadufate 12%. Abatipe bamanuye amapantaro. Sibyo? Abandi bazabariyeho pampa. Ubwo ni muri za 12 uri kumva? Abandi baba bari mu ruru. Umusa uri kumva? Genda no reka dufite nakubwiye ngo isi yaratangatanzwe. Irimo ikigoyi uri kumva? Ese yaratangatanzwe irimo ikigoyi cy'umwanzi. Ahantu hose ukanaje usanga hari umutego. Bro reka nkwe Dovoir n'abadukurikiye mbaye Dovoir. Muzajye muri zino nzu zamamaza ikitwa ngo betting. Abagakwiye kurongora. Mugende murebe ukuntu bari kuri ku mamashini yabo.
Man City ubwo ni udushara bahembwe ni utuzu arataha bamurya akajya gufata nyina mu mashati ngo namuha umugabane we ariko uzi ko ibyo sibyo ubwo mbere yaho ngaho hari umwana wiyahuye ejo bundi bro ibyumba muri ngo yigaga muri iyi kaminuza y'ibyumba ariko yize iminsi mike bro ariyahura kubera ko udufaranga twose ngo yatujyanaga muri betting. abo ni abagabo bagagiye gute bagakwiye kurongora abo bakobwa bari gusenga uri kumva nahereye kuri statistique kugira ngo uze kunyumva neza njye no kuri ba bakobwa ari gihe basenga bagasenga nabi. Ese muzarongorwa nande ko bari muri beti abandi bamanuye amapampa 12 ndayirangije sibyo bari kuri pampa abandi bari ku rumuri abandi bana b'abahungu bazima uri kumva naba bana b'abahungu tuhura nabo kumugora baducungiye umutekano sibyo bari muri responsibility kubona umwanya uri kumva niba umwana avuye El Delegado harya ni El Delegado sibyo akabunda ari Darfur n'urugero nyine yagiye kugira gute gushakisha guhahira igihugu mujye muvugisha ukuri sibyo yego hari gihe na wa mwanya wo kuza kugutereta wa mukobwa batawubona sibyo ndagenda step by step iki ni ikindi gice cya 12 yego abandi tuze duhere hano hepfo mageragere tuza hano kwa Kabuga tujye Iwawa uri kumva tuzamuke Muhanga ujyemo wa mukobwa ukore ubushakashatsi na za Nyagatare ukore ubushakashatsi urasanga nibura 80% barimo n'abagabo 20% ni igitsina gore kuko ibyaha byinshi bikorwa n'abagore uri kumva bikazira abagabo none se siko bavuga na umugabo mbwaseka imbohe sibyo ariko abanyarwanda bacumbwa n'abavuga ngo umugabo ararya imbwa zikishyura abahungu bose arega ubona uri kumva abenshi nk'aba ngaba mvuze ngo bari zamageragere niki usijya wenda bakoze ibyaha byabo abenshi rimwe na rimwe hari abazira ko inka yaribe bahahagaze. Ese muzarongorwa nande mwabakobwa sijyo ubwo abasigaye uri kumva abasigaye bari muri za kaminuza kabiri isi mwabakobwa mwacuritse ibintu nimwabyumva neza kubera bamwe ari aba materialist ariko Imana yitegereza mu mutima nibi bintu uri kuvuga n'umwuka Imana uri kumvugiramo sinangira uri kubivuga sindi kubishongoraho bamwe n'aba materialist umuntu araza kumurambagiza ejo nanyuze ku muhungu umwe w'umutandi boy sibyo ayari ari mu modoka kugira ngo umve iyo logique ndi kuvuga sibyo na abakobwa bari bavuye mu nganda muri CNDH urukumva bari kunyura ku muhanda ahantu na free zone z'inganda sibyo umwana w'umuhungu ari mu modoka hejuru n'umutandi boy sibyo araza abagezeho arababwira ngo muve mu nzira tutabagonga abasheri bari abakobwa babiri urukumva umukobwa umwe yabwiye mugenzi ngo nanga inzererezi nkahura nazo ngo kuko abisaba sheri urumva muri mindset we ari kwiremera umugabo ashaka umukapo uri kumva umukapo w'umuboga kandi abo bakapo uri kurema isi iri kubashyira agenda yitwa LGBTQ+ yandeye imodoka nziza ziba hano mu mujyi wa Kigali kanigarukira ariko abogari batunze imodoka nziza sha uri kumva mwemere rero niba mwarakijwe by'ukuri cyo kuza umukobwa wumva ashaka umugabo akijwe by'ukuri azaze mwigisha uburyo bwiza bwo gusenga narakubwiye ubwashize nakubwira ngo uri kumva umuntu utazi umwuka umuyobora bigitambo cy'abazi umwuka abana b'abakobwa banze gukizwa bajya muri Tanzania bazana umuti akoza ku muhungu akamukurikira ariko ngo none abakobwa baroga abahungu nyine kugira ngo kandi abahungu baroga abakobwa ndikumva abo nabaza umwuka ugize gute ubayobora arayisi muragana akavuga ati mwana twe turayisiga mwana ahubwo uruzi ko hari nk'umugabo uri kumva aba bagore benshi abenshi banasaze kubera abagenzi babo babambuye abagabo uzi ngo bigenda gute se umugabo azana imikino yabona nyashi wa mwene data bitabarukiye ati nyashi ze ni uri kumva agahita agenda yagera umwana umukobwa bati bo bizajya bikunda ugeze hano nugera iwawe byigire gute byange abo nabaza umwuka ugize gute ubayobora rero niba unakijijwe nawe wa mukobwa unkurikiye ukaba ushaka kuyoborwa n'umwuka w'Imana ngo ino mwigisha ukuntu basenga kuko n'abariya bakoresha iyo myuka nabo bafite uko bagiye kubishaka none se reka ngwe nguryo rwa dufite abana b'abakobwa bacu bagiye Burayi bitwara neza
bazivanaho n'icyitwa inzaratsi. Buriya abanyafurika bazi kuroga kurusha abazungu kuko abantu benshi batabizi. barabizi umukobwa ukabona nawe ubwawe ntiwajya ubwawe ikizungu cyarababagiye kubera ko umwana yatwaye dawa. umwana bazi kabisa hejuru cyane. Okay, ngira ngo ubivuze neza ariko hari akantu kamwe nibaza. Ese muri ba bantu bose ntawe usenga nyamuga n'ibikanga burundu ushobora kuba ari kwicira urubanza none aba ati cyangwa nasenze nabi nk'uko Robert abivuga? Impamvu yo gusenga rega iruta gusenga. Twigeze kujyana n'abantu ahantu kera ubutayu bukemewe ku musozi umwe. Uri kumva buriya habaga hari mu butayu habaga abahanuzi b'ukuri ntabi ibinyoma. Umubyeyi aba yikojeje mu bicu arebamo umugore amubwira ati mva madamu wikwirwa uzamuka uyu musozi kuko nubwo ugiye kuwuterera ukongera ukawumanuka ni ukuri kuruherekeza abandi. Ati impamvu ebyiri ziri gutuma ubaherekeza. iya mbere nawe urabizi ko umutima utajya ubabarira. Ati n'ubu ngubu muzamukanye. Ati Imana imaye kumenya mu mutima wawe uzamukanye n'aba ngaba hari umugore ndi kureba wikoreye uje no kumuhambirira mu butayu. Isubirireyo cyangwa ubategereze hano kuko ugiye kuruhira ubusa cyangwa wihane. Kandi ibyaha bikomeye ni bibiri, kutababara no gutuka umwuka wera kabisa. Uri kumva umugore atumbonye mu mutima kabisa. Rero reka nsubize aba bakobwa ntere kubaca intege ngo abahungu baraha naha nibasenga Imana. Buriya bano bantu bakora isi y'umwijima baturusha ubwenge. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mugire ubwenge nk'ubwabo. Uri kumva ariko ntimugire amahugu nk'ayabo. Bo bazi gukora ubwenge buvanye n'amahugu. Biroroshye niba uri umukobwa ukaba ushaka umusore witwa Ibambe wenda n'urugero Jean Claude ukaba umukunda nawe yarigeze kugusezeranya urukundo akabivamo. Genda ubwira Imana ubwira ati ni wowe waremye ADN za Ibambe Jean Claude. Sibyo? Ese kuko nakubwiye impamvu yo gushakira akomeye. Yego. Abantu bashakira imyaka ntibashakira ukwiye. Yego. Ese ugeze upfukama Imana ngo donc umugore watse Imana atandukanye n'umugore watse kubera ubupfubyi imbabazi. Uzi ko hari igihe umuntu ashaka umuntu ngo kumugirira imbabazi mwana. Ngura mudamu ngo urumva ngo ni impfubyi ngo ni umukozi wo mu rugo ngo iwabo ngo amashuri ngo yaracikishije ngo reka mufashe. Uri kugirira imbabazi umukobwa ngo donc wowe uri kwita urukundo imbabazi. Uri gukora ushaka urwita imbabazi. Umukobwa iyo ukimurambagiza araza mu rugo iwawe yabona iyi kamera. Yabona nk'abana bari kuyikubaganya n'urugero akavuga ngo mutangiza kamera yande ya Shere. Wamushaka kuwambira akavuga ati mutangiza kamera yande yacu. Kuba ikindi agahita akubwira ntiyazi niyo zigurirwa no baza fagitire ntiyabimenye. Ngomba mubwire ngo kamera yanjye mutayikura. Kamera yawe ntabwo birakuba wajya nko kuyitiza umuntu akavuga ati wibeshye uva niyo kamera hano. Niyo nanze urugero ariko abagabo bagenzi murabizi. Uri kumva rero hari uburyo bwiza bwo gusenga. Memu n'abadamu bari mu nzu abagore n'abagabo muryamye. Uri kumva hari uburyo bwo gukora deliverance. Niba barozi bazi kuroga bakazirika umuntu akavuga ati najya hano bijye bikunda nagenda byange. Natwe mu isi y'umwuka tugomba kuganira n'Imana kandi Imana ifite ubushobozi kuko twebwe turutabisi. Cyenge nkora deliverance umugore wanjye none gute nkamurindisha umwuka w'Imana. None saba bayiriwe ko nahazi nanjye aho niri batahazi ariko nanjye mutwikiza amaraso ya Kristo none ako karahagije. Amaraso ya Kristo gutwiki ku buryo agenda nawe akajya amuzenguruta amukatisha katisa namenye n'ibyari byo kubera iki uburinzi bw'Imana. Kandi ibyo bintu birakora ibyo bintu mu mwuka. Haravanga wayanga ibyo bintu byanyo badutukamo ukiza byarangiye bro. Barakuroga bro ngo yabo ntacyo tuzaba ngo ntago tuzarogwa. Barakuroga barakurangiza. None se Bibiliya nivuze ngo dufashe igihe mu ntambara ibisigaye mukomerere mu mwami. Narinzi ibyo kwizera ndwana intambara nziza ndikiwe ikamba cy'ubugingo. Ikintu kimwe mu bintu gica abantu no kudasoma ijambo ry'Imana ngo ribe nk'inkota bidakora se. Bakuroga uretse ko ntacyo bagutwara ariko baraza bakaraba bazenguruka n'ibikomere byabyo muhura nabyo
none se sinakubwiye ukuntu umuntu akererwa n'abantu bro hari akantu wavuzeho gato imbere gato ngira ngo ibiganiro byacu ntagahoraho uvuga uti abana uyu munsi umubyeyi arafataho gato idini rigafataho leta igafataho isi nayo igafataho ariko ureresheje buretse gato ureresheje umwana w'imyaka 2 mu gihe cy'imyaka 2 umureresheje abana 5 bavuye mu ntara 5 umwana uvuye Nyamasheke wavuze ngo ntago azasubirayo nta mikino abafite uvuye iburasirazuba mu nka abafite ibyazanye uri kumva nakubwiye ngo uvuye mu majyaro kandi ngo mwisi y'umuka nawo ni nako bafite izindi mbaraga no muri mariage abantu benshi bajya bakora mariage ni bana bitekereza abantu bafite umuko mu bisi bya Nyagakecuru hano i Huye batandukanye na Nyabingi waruguru iwacu banatandukanye na Madame Samaki wari akunuza ku Kivu papa wanjye kandi mutandukanye na Ryangombe wa hano za Karagwe n'ahandi kandi abantu bose hari ubwo baza bakakwitekeramo none se uyu mwuka ariko bro kandi niko n'umwana araza kwicara kuri flat yakire nuza esprit ya Hollywood izi esprit ziza zikagwa uziko bano bantu reka nyemerera tuzabikora ikiganiro cy'umwihariko cy'isi y'umwuka uziko bano bantu batemera ko ibi bintu biba benshi batajya basobanukirwa isi y'umwuka ndaguha urugero wenda gato mbere ko dusimbukira hano muri ADPR hari umuhanuzi kazi nigeze kwakira hano mama chance uramubona none maze kumwakira bro ngiye turimo tuganira ndashaka ariko nkwereka ikintu ndi kuvuga hano abantu badukurikira batajya bemera isi y'umwuka kuko ntabwo nita ngo ni simbi cyangwa nziza kuko mu isi y'umwuka hari umucyo n'umwijima nkuko mu isi bimeze arangije arababona abona ngo bamwatatse mu kiganiro ngo abona biraje ngendeye mbona ikinyenzi ndashaka kano kantu tugasobanure mu buryo uziko nashatse kumugira umusazi ngewe urumva ngende umunyamakuru burabizi ngewe nashatse kumugira umusazi ariko yahanganye nabyo no kuvuga biramunanira ntabwo nzi niba ari byiza cyangwa ari bibi kuko wenda hari abamwita umupfumu cyangwa umurangi ibyo ntabwo biba bindeba hari n'abamwita umuhanuzi w'ukuri ngewe ntabwo biba bindeba rero muri twaraganiriye turara muri penusi aravuga ati ndi umuzimu urabibuka ko nicyo kiganiro bari bakoraga na ba Prezire nibyo bagarukagaho banabigarutseho cyane ariko nge ntabwo ndebera umuntu mu isura mwe mumuboneramo aho bamubonera muri ya sura afite ibintu ari guhangana nabyo mu isi y'umwuka nge nabona ibyo ari byo byanyemeje byanze bikunze ko nubwo ndi kumwe na Robert hari ibindi bintu ari kureba spiritual nge ntarimo ndabona exactly none se reka nkubaze nkejo bundi nakurikiye uwo mubyeyi uri kuvuga sibyo ndeba ikiganiro mwakoranye ndeba nicyo yakoreye ku rugendo bro ararira amarira araza ararira hari ibintu ari kureba uri kumva abandi batabona mwebwe mutabona kandi ijambo ry'Imana ribivuga ngo abisi ni bafite ubushobozi bwo kurondora ab'umwuka ariko ab'umwuka bafite ubushobozi bwo kurondora abisi ukiraho ndagira nkubwire ko yaba ari isi y'umwuka yabo barangi uvuga n'abadayimoni wowe nubwo umeze uturi mu mubiri nubwo waba ukijwe ka miliyoni barakurondora none se turabyemeranye reka noneho nkuhe nk'urugero rwa hafi ndahera ku cyitwa ibyaha buri ibyaha biba mu buryo butatu sibyo hari ibyaha by'ibyishimanano abantu bakora bishimisha nakubwiye ko icyaha ari igiti kimenyesha ikibi n'ikiza nyine umuntu asoroma umuntu ajya gusambana yumva biryoshye ariko bamumenera y'umutwe agabasaruye imbaraga zabyo kuko niba hari ikintu satani gikomeye akora ni ukoshya umuntu ngo ajye gukora icyaha amwereka n'ibyiza byacyo namwereka ingaruka zacyo uri kumva yaje kwiba no kwica no kurimbura sibyo noneho hakaba ibyaha by'ibihango yego uri kumva bano bantu bakoresha amamaji noire maji blanche sibyo abantu bari muri maji blanche nibura na za frimaso zigira nuza ebyiri hari frimaso associé uri kumva na nuza na frimaso inisi sibyo yabeza harimo abapasteri harimo abakora ibintu imirimo myiza ikayangana mu maso y'abantu ariko nyuma bajya gukoreshwa ibyaha by'ibihango isinzi niba uri kumva ibyaha by'ibihango buriya nko mu barangi bro
abantu bakorana nabo cyangwa se babana nabo umunsi ku munsi cyangwa bafite nk'abantu b'abafamiliye, muzajye kubasura murebe ibintu warayeho, babyuka mu gitondo bajya kubimesa. Sibyo? Iyo wagize ikintu ukora, niba ari akayoga wasomye, niba ari agatabi wasomye, niba ari ubusambanyi wasomye, uri umurangi, ukihagira barakurondora, urebye nawe banakunyweza. Uri kumva? Ariko bari kurinda ibyaha by'ibyishimanano kuko Satani atanezezwa nabyo. Bo barashaka gukoreshwa ibyaha by'ibihango. Uri kumva? Ibyaha by'ibihango ni cya gihe umuntu bamubwira ati mbo tugiye kuguha wenda n'urugero, ugiye gukorana natwe, ugiye ukora izi condition, n'urugero uri umugabo urashaka ubutunzi, abenshi nibwo bajyana, niwo mutego abenshi ubagwishamo n'icyubahiro, sibyo? Bagerayo uri kumva akavuga ati wenda n'urugero uzajya ubonana n'umugabo wawe 3 mu mwaka. Urumva iyo condition bagusizeho ni icyaha cy'igihango. Nta kibazo baguhaye, ariko ibaza umuntu w'umugabo babwira ngo condition zawe wenda inshuro tukwemereye kubona n'umugore wawe ni inshuro 10. Nago Satani ashaka ko mukora ibyaha mwishima, arashaka gukora yuko mukora n'ibyaha munahangayitse. Yego. Kubonana n'umugore wawe nta kibazo, no kuba ari izo nshuro 10 mwazeranyijwe nta kibazo, ariko arabizi ko composition z'umubiri wawe, urabyuka mu gitondo gahunda ikakubwira ati bimeze bite wagwana. Siga? Mujye mutibangana kugira ngo tuganire n'abajeni bari hasi batwumve. Sibyo? Niyo mpamvu tuba dukoresha izo mvugo za bagitafu kugira ngo nabo babace kugira gute kwisangamo. Noneho izo nshuro 10 urazikora wishimye kuko baguhaye amafaranga, kuko baguhaye ubutunzi. Usanga uzikoze mu kwezi kumwe. Kuko umubiri uri kukuba, ntabwo umubiri urahinduka ngo nuko wagiye mu byaha. Iyo umuntu akijijwe ntabwo umubiri uhinduka. Uguma ari wa wundi. Niyo umuntu agiye gukora n'imbaraga z'umwijima, umubiri uguma ari wa wundi. Yego. Ni umwuka ubukorera mu mubiri. Yego. Nkuko Paul avuga ngo sinjye uriho ahubwo ni Kristo ugize gute uri muri. Aho konterego nukora Satani si uriho ahubwo ni Satani ugize gute uri muri we. Sasa rero za nshuro 10 reka zishire ku kwezi kuko umubiri wabigusabye cyane mugenzi wawe yabigusabye. Utangiye kuba mu buzima bw'igihango. Nubikora urenze kuri condition. Aba bapasteri bajya kugira guhanduza. Hari igihe bavuga ati genda ushaka utwana tw'udukobwa tukira masugi. Umutego Satani abashaka n'uwuhe? Igihanga bashaka ni ikiye no kugira ngo mukuza kwa guhiga ya masugi. Biragusaba ko nunayabura kenshi kuko abenshi mwakira naba bararambiye ibyaha bakaza kwihana. Uri kumva? Biguskushe mu cyaha kivuga ngo ariho kese yakana k'imyaka 10 ku buryo umutima uhora guzageze igihe ugiye kuri Gehenomu. Uhora raho ugize gute ucumbitse. Reka nimuke nihute. Hari cyo bita ibizira. Iyo uvuye ku rwego rw'ibyaha by'ibihango ugera ku rwego rwo gukora iki ibizira. Nese ujya ngo abantu bakora ubutinganyi nuko abantu bayoboye umugabo guhena kuri mugenzi we. Ibyo bintu mu buryo bw'amarangamutima no mu bitekerezo bidakwiramo. Oya ngo n'abagabo bahindukije abagore ariko bakagishaka imbere bashaka inyuma. Ibyo bintu nuko mu marangamutima no mu bitekerezo bitagikwiramo, sibyo? Ariko kubera ko Satani ashaka ko mugenda mukazisasirana mu nyanja ya kumuriro, aragugira ku rwego akuvane ku cyaha cyo kwishimisha, urukumva? Agugeze ku cyaha cy'igihango, sibyo? Akuvane ku cyaha cy'igihango akugeze ku kizira. Turi kugendana. Turi kumwe. Rero abantu benshi urukumva batemera isi y'umwuka, batanayizera kwibaho. Niyo mpamvu mu bitambo by'abayizera. Yego. Bibiliya iravuga ngo bahinduye benshi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Okontererwa n'abahindura benshi gukiranirwa baka nk'iki nk'inyenyeri. Mwene abangaba uri kumva? Nibo bisanga bagiye mu boîte de nuit n'iki cyose kumva ngo yagiye kuryamana, uri kumva? N'igini. Tisigini ribaho, umuntu akavuga ngo ntiribaho. Niba twebwe abizera Bibiliya tuyisoma, yerekana ko Imana yashyize ubushobozi mu bamarayika. Uri kumva? Bwo kuba bakwambara imibiri y'abantu. Already ho contraire mwibuka ko n'abadayimoni cyangwa se demon and devils nabo ni angels. Nabo bafite ubushobozi bwo kugira gute bwo kwitiza imibiri y'abantu bakagira gute bakayambara. Kandi bakaza Aburahamu akabaga ibimasa. Bakarya bakagana ngo gatundi mwaka nk'iki gihe. Kandi abamarayika ari kuvugana nabo. None nibaje mwisi sije ko Imana yabahanye. Uri kumva? Ngo bakabenguka abantu, uri kumva? Bakabyara bihanda. Yes.
ariko emi ujya wicara kubona umuntu ngo ndi giant akanabyiyemerera I'm giant. I'm giant. Ni giant bivuga iki bantu mudukurikiye mu kinyarwanda? Si umunyabigwi cyangwa ni legend? Giant. Nagize ngo nawe naba legend. Sa ngo ni God great all the time. Ari imbere y'abantu bro. Okay, aho ngaho uri kuravuga idini nahoze numva ngo muri ADPR hari Kigali insengero zigera muri 50 zirafungwa burundu n'ibibanza babigurisha. Ako byo ni ibintu twaganiye kuva na kera. Sigo mnoze zidafungwa. Ariko igihe cya solvent kuwagira cyararangiye. Abantu badukurikiye solvent kuwagira. Uri kumva? Solvent kuwagira ni igihe abantu batuzanyaga ikibi n'ikiza bigaturana. Sibyo? Uyu munsi abantu bakorera Imana bagomba kuba bafite inzira banyuramo kugira ngo bazashigere mu ijuru amahoro. N'abajya kurimbuka nabo bagomba kunyura mu gihogere cyabo kugira ngo bagere mu ijuru amahoro. Sibyo? Tayari. Ntuneze undi usije ko dutegereje ibuye ritabumbwe n'intoki z'abana b'abantu uri kumva? Sibyo? Ubu ni ibyumba n'ibumba biri kuhura neza. Ariko icyo gihe turaba turi kwisenyera idini bro. Nanjye ni mpamvu nanze kwirirwa mvuga ibintu byinshi cyane. Ngiye nta kibazo ganyagira n'idini. Uri kumva? Ari kuribamo. None sindi umwadeperi se. Ubu ntarashinga urubanza ahantu umukecuru yatanze ngo bubake mu rusengero. Mama wawe no byara mama. Yatanze isambu kweri. Bayubaka mu rusengero. None barayifunze uri kumva? Urusengero rurafunze. Bararufunze. None niba ari muzasenywa se muri izo nsengero za ADPR zasenywa ubwo bakahagurisha amafaranga azaba yandi. Akose ko yahaye data na ba mama ubwo mvugiye n'abandi bantu. Babaye mu gihe cyo nakita cy'ubujiji. Hari nk'uwo nabonye noneho wateruye n'umuryango wose. Ajyana ku rusengero avuga ati ewana data yarabakoreye ntakiriho ihame rya pansiyo. Ngo data yarabakoreye muri ni hano za Kanombe hano nuza muri Kicukiro. Byagenze gute? Abantu papa wabo yari pasteur yari umubariteri. Uri kumva brother? Baterura umuryango wose. Bajya hehe ku rusengero. Ati ahantu dufite ko kuba baratwirukanye. Iki dini riguhemba rero ritari kubwira ati wewe warananiranye. Kandi se ngo yatanze yagiye muri bank asheta inzuze yabiri Nyagatare n'iri na Kigali. Aze idini teza cyamunara. Uri kumva? Akuba warananiranye nyine. Ubu dufite abana b'abapasteri. Warukomoje kuri izi sengero ngo bagiye kugurisha. Sibyo? Nyine nibagurisha bizaba ari by'umuryango nyine. Azajya mu kigega cy'association none se ni ibyande. Okay. Kwa association bizubwenge yareka se kuba yarateguye ikibanza no gushyiraho UPI yacyo. Si ibintu biri mu gikorwa cya ubu n'urugero nk'iyi nzu twicayemo. Nyirayo nyine n'ufite gifite ibyangombwa ubu naza nkaza kugurisha nta burenganzira nta byangombwa. Aka kantu ko numvishikaje mwishurirwa. N'isi niko dukwiye kuyibamo abizera. Tuyibamo nkuko ntatinyuka kugurisha iyi nzu ariko si bimuza kuyicaramo. Okay, bivuze twicayemo hano mu isi. Iyi si tugomba kuyibamo uri kumva ariko abacumbitsi nk'abatari iyabo. Sibyo? Rero abantu ni bya ADPR nizabigurisha ikagira gute kabishyira mu kigega cyayo. Kandi dufite ba data bagiye baka inguzanyo abandi bakajya bagira ngo kugira ngo izo nsengero zubakwe. None twikoreye ibicumuro byabo ku mitwe. Ku mitwe turagendana nabyo. None twagenda gute? Bamwe ntibakiriho. Muvandi abana rega batanduka ariko ubu reka nkubwire sibyo izi reforme nuza pasteur zari gukora bizagirira umumaro abana bazaza kumva. Ubu uyu munsi umuntu uri gukora ADPR amenye ko ari muri fonction. Yes. Sibyo? Ajye no kuburana rebe kuri nuza
niba zino periyodi babaha bashyira ama insurance sibyo wirumve ko ibintu bimeze neza ariko bari abasaza ntibigeze banatekereza ku izabukuru urukumva reka wenda tuse n'abagana ku musozo kubera impamvu imwe dushaka nyine n'abadukurikiye bajye bumva iyi message twashaka gutanga ariko uzanyemerere nyirizina mu buryo bwimbitse nubwo ziba zabaye nyinshi ariko mu buryo bwimbitse tuzarebe iyi myuka kuko mu isi y'umwuka nyirizina twinjiremo niba ushobora kwicara n'umuntu sibyo ikintu cyatambuka akakibonamo ikindi kintu wowe ukamwita umusazi kandi mu bigaragara ko kuguye kumwita umusazi ariko se koko ni umusazi Yesu yavuze ngo iki aza mu isi ngo yaje kugira ngo abareba bagire gute bahume abatareba bagire gute barebe uri kumva niyo mpamvu twese tubara duhereye kuri rimwe umuntu bari kumutera amabuye ari gupfa bari kumva ati ndareba bati ntacyo ubonye bati ntubona ariko buriya nk'aba ari abantu bazanye uriya mugore yasambaye umwami Yesu akandika hasi buriya nta kintu babonye barasomye hari ikintu basomye byanze bikunze sawa Ruba reka ngushimire hari umugabo mwegeze kuvuga ngo mu cyondo habamo umuti w'amaso ariko bose se niko babibona none ngeje exactly ubundi nawe nashaka kugira ngo tuganire buriya Yesu atoba kondo agashyira mu maso ngo umuntu arebe mu by'ukuri wafata icyondo ukagishyira mu maso koko hari abantu batareba hari n'abandi bareba njya nanga urugero rwiza ubu ni urugero hari umuntu ushobora kuba agiye kumbona bwa mbere kuri kamera imyaka mfite urabona ko n'ubwanwa buriho kumva mfite n'abandi bankomokaho babayeho ese wa muntu we kuba utarunze ni igisobanuro cy'uko ntabagaho kubera ko mbonye ari ubwa mbere nabagaho aho nabaga rero utabizi wihamya ko ibyo utazi urukumva bitabaho bro abantu bambara amapusi bakayazamo ngo arareko ye umuntu yasobanukirwa adasobanukiwe afite ikibazo ubona ipusi ukajya kuyitera ibuye ukabonera kurebye habura gato kakuvugisha uranshaka nkaho wumbazi nkugize twagirwa nigendera Robert rero ni umufatanyabikorwa mwiza ku Ihumure TV ndetse no kuri Yada ndetse n'ibindi binyamakuru byinshi uzamubona agaragara wenda kubera ko afite umusanzu ukomeye agomba gutanga ariko ntabwo ari kwishyura ikiguzi cy'ibyo yariye ahubwo nuko afite bro abantu bakora ibintu ari umuhamagaro nabikora kubera impamvu ntavuze kubera ko ikiganiro kirangiye nawe uta so reka rero dushimire abantu bose barebye iki kiganiro Imana bamugisha n'ejo ubundi tuzakomeza dushimira Prince Robert yakoze cyane Robert agiye kudusengera tukagana ku musozo w'ikiganiro cyacu Imana tugushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro tugitangira tukaba tugisoje amahoro ndagushimiye ko wagiye uduha ibyo twungukishijwe n'umwuka wawe wera umugisha yemewe iki kiganiro nanjye umugisha ndetse n'umuntu wese wadukurikiye umugisha hari abantu benshi bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye hari abafite ibibazo byo kuba batarabona urushako hari abafite ibibazo byo kuba batarabona urubyaro hari n'abandi bifuza kubona ubutunzi abantu benshi bagiye bafite ibyifuzo byinshi bigiye bitandukanye ubahaze kuko ikiganza cyawe iyo ukirambuye uhaza ibyaremwe byose hanyuma utabare abakeneye gutabarwa urinde abakeneye kurindwa uhishurire abakeneye guhishurirwa nawe ubuntu bwawe budutwikire muri byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo amen.